byinshi cyane tugenda twibaza kuri izi filime tuba tugenda tubona akenshi cyane. Hari abantu benshi cyane bo bakomeje kuba bagenda bakibaza kuri filime ya Krish Kane. Tuzi yuko ko aho twagarukirije yari Krish gatatu, aho Krish yari ari kurwana na Kare ashaka kuba yabuza uburenganzira bw'abantu. Abantu benshi cyane rero dutegereje Krish Kane rero uburyo izasohokamo n'uburyo izitegurwamo n'uburyo bazayikunda. Rero iyi filime rero iri gutegurwa ku buhanga buhanitse cyane, aho bivuga yuko ko Jadu Sumani ndetse se cyangwa n'abandi bazagarukamo. Iyi filime rero hakaba hari umwana uzavuka rero wa Krish rero akaba ari we uzabasha kuba wazahangana n'iki kibi kizaba cyaraje. Bivuga ko Jadu Sumani ashobora kuba ari we uzatera isi, ariko Krish ni nyuma yaho imbaraga ze zaba zaragiye, kubera ko Jadu Sumani ari we uzaba warahaye imbaraga Krish. Umwana wa Krish rero uzabasha kuba wabohora isi rero mu gihe izaba yatatswe n'inyamaswa ikomeye cyane yahaye imbaraga Krish. Ushaka kuzamenya uko bizagenda, kanda subscribe buke nuko wakora ku nzogera kugira ngo tujye tubana muri ibiganiro se cyangwa muri izi documentaire za filime tugiye kujya dukora. Abantu benshi cyane ntabwo mutuzi rero, mushobora kuba mwadusanga no kuri TikTok, naho turahakora cyane. Rero mwebwe mwakoze subscribe kandi mukamuna bashobora kuba mwadukurikirana, ni byiza cyane. Ugiye nko kuri YouTube ukandikamo behind scene Krish Kane rero barayikwereka uburyo iri gutegurwamo. Ni filime nziza kandi yigisha, kandi izaba ifite ikoranabuhanga rifite icyo ryigisha. Rero abantu rero mwayikunze, rero mwakunze Krish rimwe, Krish kabiri, Krish gatatu, n'abantu mutegereje Krish Kane uyu mwaka 2026 igiye gusohoka, kandi iraza imeze neza cyane kandi kurusha izindi filime zose za Krish mwagiye mureba ibice byayo. Iyi ngiyi yo igiye kuza ari number 1. Reka mabwire ati twabanaga muri iki kiganiro ni Kwizera Jean de Dieu. Reka mabwire ati documentaire za filime zacu niba zakuryoheye, kanda subscribe wibuke nuko wakora ku nzogera. Njyewe rero twabanaga rero ni Kwizera Jean de Dieu, reka dusubire ubutaha.